Dr.Claude aragukonta abo bose ntaba contre succès. Yeah man, Dr.Claude. Yeah man, back home. Kigali, Rwanda. Harigiye His Excellence nyakubahwa President Paul Kagame yigeze kuvuga ngo akunda indirimbo yawe. Ibi ngibi warabyakiriye gute? Ngomba kubyakira neza my friend. Ndi Burundi abantu banyita umunyarwanda. Yego. Nagera mu Rwanda abantu bakanyita umurundi. This is my ID. Y'u Rwanda. Y'u Rwanda. Indangamuntu. You understand? Iyi ngise nyibara nk'imyaka ingahe? Imyaka 15. Iyi nayibonye 2009. Okay. Iyi ngiyi ni passport y'u Burundi. Yego. Amazina yanjye se niyo yibona. Kubera ko nyefite amaraso y'abanyarwanda nkagira n'amaraso y'abarundi. Yibona u Rwanda n'u Burundi bibanye gutya, imipaka yafunzwe, ibihugu ntibibanye neza. We noneho nk'umustar unavuka mu ibyo bihugu byombo byakira gute? Hari abandi bashobora kwibaza ese ko imipaka irafunze waciye hehe byagenze gute? Jaguar from Kenya, Chameleon from Uganda, nabonye ifoto muri kumwe nabo. What is going on there? So ninde umuhanzi ukunda cyane cyangwa wemera cyane i Burundi bungubu? There is like top 5 yawe. Yes, kwa nimo kurikirana BigTown TV akakanya tukaba turi kuri airport Kanombe International Airport. Hano tukaba twaje kwakira umuhanzi witwa Dr.Claude from Burundi. Dr.Claude mu Rwanda ni mu rugo. Yahabaye igihe kinini cyane abantu benshi baramuzi hano mu Rwanda. Reka tubanze tumuikaze. Welcome to Kigali my brother. Thank you so much brother. Mambo vipi? Safi sana na kuaje? Poa sana. Dr.Claude aragukonta abo bose ntaba contre succès. Yeah man, Dr.Claude. Yeah man, back home. Kigali, Rwanda. Nyuma y'imyaka 9. Imyaka 9 man. Man, a long time brother. Bimeze bite se hano? Yeah, fresh. So icyambere na mbere watubwira urugendo rwe rumeze gute from maybe Burundi cyangwa sinzi ahantu uvuye Kampala. Mvuye Kampala ibintu byari bimeze neza cyane. Muri Nuza nanifite concert hariya, concert ebyiri. Nanifite concert ebyiri hariya, hari concert nakoze tariki imwe z'ukwezi kwa mbere n'iyindi nakoze tariki 5. Ubwo ngubwo nje na hano nje Gisenyi Rubavu hano nibwo bisi. Mbere yuko wenda tugaruka ku kikuzanye n'ubundi ufite igitaramo ariko reka duhere ku cyakujyanye imyaka ari myinshi tutanaganira. Yashize almost imyaka nk'icenda. Anjewe navuye hano nkurikiye umuryango naringiye Mozambique. Urumva famille yanjye umudamu n'abana bari bagiye Mozambique, so niyo mpamvu navuye i Kigali duhita tujya nuza Mozambique for 5 years. Après aho ngaho twahise tugira va-et-vient. Yes. Divorce? Ibyo ngibyo ni bya famille ariko ibyo ngibyo ni family. Ibyo ngibyo ni ibintu biri private. Ariko naho yaba ari divorce cyangwa ntago ari divorce. Waje kugaruka ariko ujya i Burundi n'ubundi ntiwagarukana hano mu Rwanda waruhakumbuye aha? Of course hano ni mu rugo my friend. Hano ni mu rugo abantu bajya banyibeshaho maybe ariko abantu bajya banyibeshaho cyane. Ariko ngiye ni umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi. Ni bihe bintu warukumbuye doctor? Ni bihe bintu warukumbuye mu Rwanda? Imyaka 9 bari myinshi. Oya nari nkumbuye inshuti abavandimwe. Yes.
uko biri kose uri umuhanzi imyaka 9 wari umaze utari mu Rwanda umuziki nyarwanda wabonaga ku ruhe rwego Dr. Oya ubu ngubu rugeze ahantu riri umuziki w'u Rwanda ugeze ahantu hashimishije cyane kuruta uko twabisize. Ubanza ari inzozi mwarotaga cyagiye muri ya myaka yanyu mutangira. Yes. Nabahe bahanzi ubona ukavuga uti wow I'm proud ibingibi n'ubundi nibyo twarwaniraga. Oya ngiye mbona abahanzi benshi cyane hano barimo gukora neza. Ni benshi cyane barimo gukora neza. Hari ba The Ben, hari ba Nuza, ba Bruce Melody, hari ba n'abahanzi benshi. Abahanzi benshi cyane n'ukuri nibyo nabwira banuza bose bo hari benshi nasize hano ariko abahanzi muri rusange benshi barimo gukora neza. Okay, turagaruka ku bahanzi ariko reka duse nkaho dusubira inyuma gatoya. Dr.Claude kuva wavuye mu Rwanda ashize nk'imyaka 9 cyangwa nimba atari 10 cyangwa imyaka 9 muri iki gihe cyose kuva wavuye mu Rwanda speed yo kurekura indirimbo cyangwa kugaragara cyane mu social medias urimo muri showbiz byabaye nkaho atari cyane sinzi impamvu ni ihe. Bon naragiraga ariko nagiraga gahoro ntabwo nasohoye indirimbo nyinshi cyane ariko izo nasohoraga zose zari hit sinzi ko mwajyaga muzumva hano. Hari indirimbo zitwaga za utuntu jugumira nyinshi cyane za domeka ni indirimbo nyinshi cyane ariko buriya ngewe ntabwo nkunda social media. Yes. Okay. Uri Kigali noneho ariko urugendo rurahita ukomereza i Rubavu abanyagisenyi bitega iki? Urazi ibyanjye ariko urazi konseri zanjye urazizi. So ngiye kubwira abanyagisenyi bose karibu cyane karibu. Oya emi yavuze ku Gisenyi nkaho arimo kuvugira. Reka tukubaze icyakuzanye mu Rwanda nibyo ugiye gukorera hano. Nje gukora konseri hano ni mu rugo Baktinge nakubwiye ko hano ari mu rugo. Buriya abantu bajya banyibeshaho cyane ariko hano ngiye ni mu rugo urabyumva neza. Umwana utashye umwana utashye urabyumva neza. Ni Burundi ni mu rugo urabyumva neza. Ni Burundi ni mu rugo njye mfite amaraso yombi. Okay, urabyumva neza. Njye mfite amaraso yombi. Mu Rwanda ni mu rugo nkagira n'amaraso y'Abarundi. Ufite igitaramo n'ubundi Gisenyi nicyo wari urimo gukomoza abanyagisenyi bitege? Yes of course ngiye gukora igisenyi uyu munsi kuri Sagabe. Sagabe igitaramo gitangira saa 10 saa 12 kwinjira zabari ibihumbi 10. Yes na VIP 40,000 20,000. Okay, hari buriya twazanye n'umu manager wanje hano witwa Malumba. Nzakorera i Kigali of course Kigali ngomba kuhakorera konseri. Ntabwo nje gukora konseri imwe gusa. Nzakora konseri nyinshi. Hari ibikorwa bindi by'umuziki nko guproducing indirimbo ibindi bikorwa by'umuziki of course nibyo ngibyo byose birimo. Harimo n'amakorabo? Of course. Harabo mwavuganye cyane. Like cyane iyo ni surprise mutabiwe. Iyo ni surprise. Yes, Dr.Claude hari abantu benshi bazi ko Nziza Desire cyangwa Desire ko hari icyo mupfana ni brother wawe. Yes. Kandi mwese mukaba ari abahanzi abantu benshi barimo kwibaza ese hari collabo y'indirimbo ya Dr.Claude na Nziza twategereza ko kwashize igihe kinini ntago muri gukorana hari icyo mutumvikana cyangwa bimeze gute? Boya njyewe ibyo nta kibazo njyewe nta kibazo kirimo. Ni umuvandimwe tuvindimwe kandi nta kibazo kiri hagati yacu. Yes, so imikoranire for example gukorana indirimbo n'ibindi ibyo byose biri muri gahunda. Ibyo byose biri muri gahunda muzabibona tu. Hashize igihe kinini kuko imyaka yose kuva mwatangiye music nago turabona collabo ya brother na young brother we ni cye kibazo? Oya nta kibazo kirimo. Nta kibazo kirimo umva kuba wa brothers ntabwo bivuze ko mugomba gukorana indirimbo every day. Ariko hari indirimbo dufitanye kuva kera indirimbo yitwa Ikijumbura urayizi? Yeah man. Yes.
so ariko kuba movie ndimwe ntabwo bivuze ko muzaza mukorana indirimbo every day. Hari gihe His Excellence nyakubahwa President Paul Kagame yigeze kuvuga ngo akunda indirimbo yawe. Ibi ngibi warabyakiriye gute? Ngomba kubyakira neza my friend. Ngomba kubyakira neza kandi n'ibintu. Tubwire situation muri iki gihe abivuga wari uri hehe wabyakiriye gute maze byese bigenda gute kuri n'iki byahinduye? Nari Kigali nabyakiriye neza cyane. Byaranshimishije cyane kugeza n'ubu ngubu. Meze neza kabisa. Byaranshimishije cyane. Nimba hari any message wabwira president kuko yigeze kuvuga ko akunda indirimbo yawe, nihe message cyangwa niki wamubwira? Ndamusuhuje cyane na famille iye yose n'abanyarwanda bose muri rusange, nkabambifurije n'umwaka mwiza wa 2024. Yes. No tutarasoza industry ya music i Burundi bimeze gute? Kuri wewe nk'umuntu maze igihe uri Burundi mu Rwanda waheruka imyaka 9 ishize, industry imeze gute? Industry barimo kugerageza. Tubivuge in general nawe ku giti cyawe. Barimo kugerageza ntabwo biramera nk'ibingibi nka industry ya hano, ariko nabo barimo kugerageza kuzamuka. Yes. Ninde umuhanzi ukunda cyane cyangwa wemera cyane i Burundi ubu ngubu? Hari abahanzi benshi. There is like top 5 yawe. Hari abahanzi benshi top 5. Is top 5? Okay, top 5. Hari Dr.Claude. Number 1. Hari abahanzi benshi. Number 2 ninde? Ikibazo rero ugiye kuvuga abahanzi abandi bahita bavuga ngo I don't know how to say wabagiriye jalousie kwa, you see? Kubera iki ngiye utamvuze. Okay, umuhanzi umwe wemera cyane kandi ujye uvuga ngo all in all i Burundi arimo gukora neza. Ni grand frère Kidum. Yego. Okay, Kidum, big up to yourself. Kubera iki Kidum? Kidum ni grand. Kidum arakomeye. Kidum ni umuhanzi ukomeye cyane. Reka tugane kuri competition y'aba bahanzi barimo kuzamuka muri iki gihe n'abahanzi bakera i Burundi. Uri kubibona gute ko abahanzi i new generation igaragara nkaho ifite power cyane? Wowe ubibona gute? Power bafite nuko bafite hari social media irimo kubafasha cyane. Irimo kubapushinga. Ariko kera abantu bakoraga bakitanga mu byo bakora. So ariko ntago bivuze ngo bariya bakera n'abangaba ubu ngubu hari different. There is no different. Nta different hari cyane. Ariko bivana n'ukuntu umuntu arimo gukora. Okay. Yes. Nk'umu legend muri music industry y'u Burundi, ni legend nta numwe wapfa kubihakana kuko maze gukora byinshi. Nizihe nama wagira bano bahanzi bari kuzamuka ba new generation? Inama nabagira nuko bakomeza gukora neza, bagakora batagiye mu bintu by'amabifu, bagakora n'umutima umwe. Yes. Okay. Nicho rukumbu Kigali bro? Of course man, unajua. Mimi nakumbuka wajamaa wote. Abavandimwe, inshuti abavandimwe, you understand buriya nkumbuye n'akandi kantu ntavuga hano kuri microphone. Ako nagace. Kari akantu. Tunagenda gutya gato tunagenda ari cyashaka kubaza. Ntuze kuvuga byinshi. Oya na byinshi ndi buvuge. Kari akantu mvuze se nagaki. Saka bieri se harakandi. Hapana, sikia jamaa. Nagaki. Hapana my friend. Ugakoze gutya nahise nekereza ko ari akabieri. Bruschetta my friend. Bruschetta kapole ku Nyamirambo. Thank you so much. Tunagenda 50-50. Biracyari 50. Ubu ngubu ni igihumbi bana ifaranga urumva. Lazima twende. So bro, big
chain bring master imyaka yose silver chain nini cyane how much is this tunganisha na watu bana acha nikuchokoze bro yeah how much is this hizi ni siri yako bro siri yangu bro siri yako na hapa naona gold yeah na hiyo pia wewe ni siri yako yeah man okay so tunaenda tu mmeka wapi gari yake kwa yo so fresh Kigali unaionaje? Kigali iko safi. Unajua tena. Yeah. Hapa ni home, hapa nyumbani. Yeah. Ushafahamu Kitu cha kwanza unaenda kufanya sasa hivi ni kitu gani? Yaani cha kwanza ukishatufika umetulia, umeweka bag pale nini umetoa viatu. Mimi kwanza naenda kula kwanza. Yeah. Gari nini tunakumbuka tena. Tunakumbuka kule. Yeah. Kitambo sana. Yeah. Moja molo. Tule maugali nini? Lazima tuende kula maugali. Mirambo pale ugali, sombe nini, nyama nini. But yeah man, long time man. A long time. It's been a long time. Yeah, this is my brother man. Yeah man. Narimu kumbe vijatari so I'm so glad to see him. Yeah man, but a long time. Yeah man. Yeah man, Rastafari. Yeah man. Yo. Doctor. Yeah man. Doctor. Hivi Grand Ngey uko wapi? Nasikia anafanya mambo makubwa huko Nairobi, kuna big club kule, fanya mambo makubwa sana. Okay. Kuna big club huko mbili, big club. Nairobi. Kuna nyingine Kampala. Na nyingine Dubai pia anafanya saizi. Okay. Grand Ngey. Chaji uvuga ngo Grand Ngey mu ndirimbo yawe banza yaguhaye amafaranga menshi cyane brother. Ule ni Grand Frère. Yeah. Grand Frère kabisa. Ni brother. Kabisa. Asante sana. So bro, Jaguar from Kenya, Chameleon from Uganda. Nabonye ifoto muri kumwe nabo. What is going on there? So bari anaba legend. Okay. Twese turaba legend. Naba legend bari bahuye. Yeah. Urumva? Big names, big fish. Naba legend bari bahuye Kampala. Twari muri Nuza. Twarimo gupanga akantu. Okay. Buri muzakabona tu. Hari collabo twakwitega ya Chameleon, Jaguar and Dr.Claude. Of course. Yeah. Of course bigomba kubaho. Irahari. Igomba kubaho. Okay. Igomba kubaho ariko ntabwo biri hari ibindi turimo gupanga. Buranye ntabwo mbanje nkunda kuvuga ibintu bitaraba. Yeah. You understand? Ariko muzabibona tu. Event ugiye gukora uyu munsi kuri Saint Valentin ku Gisenyi. Abanyagisenyi niki bagomba kwitega kuko benshi barimo gutegereza bari banagukumbuye. No ngewe urazi show zanjye urazizi kuva na kera. So ngiye gukora show kandi show nziza niko nabivuga ngiye kubakorera show igitaramo cyiza. Okay. Boss karibu cyane. Even you are welcome brother. Yeah, I'll be there. Kabisa lazima. I have to support my brother. Kandi abanyagisenyi mwitege Dr.Claude araje. Abakubitire uyu munsi kuri Saint Valentin muri kumwe n'abakonzi banyu inyuma y'ahangaho harama andi ma event ari butegure hano i Kigali nuko nguko yatubwiye cyangwa niyo makuru dufite. So we have to wait kandi tugasupporting we have to be there kugira ngo supporting tubashe no kwirebera byinshi byiza. So stay there, be with us. This is BigTown TV ndi kumwe na Dr.Claude. Yeah man, bless you. Kankara. So Dr. ntago twasoza ntakubajije iki ngiki. Bamwe bati Dr.Claude n'umurundi, abandi bati Dr.Claude n'umunyarwanda. Nawe ubwo twigeze gura bambwira uti ibi bintu nshaka kuzabigira clear. Ubanza yari yo nshuro yo kubigira clear. Ubundi mu by'ukuri kuri nuko Dr. Okay. Nge ndi Burundi abantu banyita umunyarwanda. Yego. Nagera mu Rwanda abantu bakanyita umurundi. Ariko muri ibyo ngibyo byose nta makosa bafite. Kubera ko bira byose barimo kuvuga nge mfite amaraso yombi. Mfite amaraso y'abanyarwanda nkagira n'amaraso y'abarundi. Gutere. You understand? Nge papa wanjye umbyara ni umunyarwanda. Mama wanjye ni umurundi kazi. So mfite uburenganzira bwo kuba umunyarwanda nkagira n'uburenganzira bwo kuba umurundi. You understand? Kandi nge nta kibazo ngirana ibyo ngibyo abantu uvuga ibyo avuga byose nta kibazo kubera byose ndabifite.
urabyumva neza byose ndabifite byose birimo no kuvuga ngo ngende umunyarwanda mfite uburenganzira bwo umunyarwanda kubera ko mfite amaraso y'abanyarwanda nkagira n'uburenganzira bwo kuba umurundi kubera ko mfite amaraso y'abarundi you understand byigeze bikugiraho impact cyangwa se ingaruka muri kariyeri ingaruka ntabwo bijya zibura abantu baravuga ibyo bashaka ntabwo wabuze umuntu kuvuga cyane cyane iyo uri Burundi bakavuga ko uri umunyarwanda ukaza mu Rwanda bakavuga ko uri umurundi nta gikomere bigutera cyangwa ukumva kubera iki barimo kumvuga ibi ngibi of course ugomba kugira yewe ntabwo njya ndakara ntabwo njya ndakara kubera ko ibyo barimo kuvuga biba ari byo kubera ko mba mfite amaraso y'i Burundi nkagira n'amaraso yano nabibabwiye neza cyane even ibyangombwa mbifite byombi mfite ibyangombwa bya hano byo mu Rwanda nkagira n'ibyangombwa by'i Burundi you understand so abantu umuntu wese ibyo azashaka kuvuga avuge this is my ID y'u Rwanda Indangamuntu you understand iyi ngiyi se nyibara nk'imyaka ingahe imyaka 15 iyi nayibonye 2009 okay you understand hano se kuri aeroport nyivanye kuri aeroport se you understand mfite zombi iyi se niki iyi ngiyi ni passport y'u Burundi yego amazina yanjye se niyo yibona yego yamuremye Jean-Claude sibyo tegereza abantu bazazi barika kuvuga ibyo bavuga urumva bazaceceke kubera ko njye mfite amaraso y'abanyarwanda nkagira n'amaraso y'abarundi njye mvuka ku mupapa w'umunyarwanda nkavuka ku mumama w'umurundi kazi urabyumva neza iyi ngiyi se ni passport ya he yo mu Rwanda yes okay so ufite passport mu Rwanda y'u Burundi indangamuntu y'u Rwanda ni y'u Burundi indangamuntu y'u Rwanda ngiye mwereke ni y'u Burundi bitumye ni ngiye ni y'u Burundi Dr. ibi bitumye nibaza niwe mwiza wo kubaza n'iki kibazo iyo ubona u Rwanda n'u Burundi bibanye gutya imipaka yafunzwe ibihugu ntibibanye neza we noneho nk'umustar unavuka mu ibyo bihugu byombi byakira gute ntabwo byari byagakwiye kuba uko nguko abarundi n'abanyarwanda ntabwo byagakwiye ko bacanamo nibyo ngibyo navuga kubera ko nabavandimwe ni family ni family imwe so ntago byakagombye kugenda uko nguko hari abandi bashobora kwibaza ese ko imipaka irafunze waciye hehe byagenze gute nge nyura hejuru my friend nge me am a big star man you understand nge mvuye Kampala nge nagiye Kampala le premier nari mfite concert le premier Kampala na tariki 5 nari mfite concert Kampala nyine so ubwo ngubwo hari ibindi nari mu gukora Kampala so ubwo ngubwo naho ndajenje mu rugo hano ni mu rugo nkabonye ko hano ari mu rugo kwidekarara nk'umunyarwanda Burundi ntibishobora kugutera ikibazo cyane ko bijya biteza ibibazo abanyarwanda batuye Burundi umva nkubwire ngiye mfite amaraso y'abarundi nkagira n'amaraso y'abanyarwanda mfite uburenganzira bwo kuba umunyarwanda nkagira n'uburenganzira bwo kuba umurundi you understand mfite uburenganzira so it's my right sibyo se ibyo ndi mu kuvuga ntabwo birimo kumvikana so mfite right mfite right yanjye sibyo njye mvuka ku mugabo bita iyamuremye Baltazar sibyo hano mu Kirundo hano urareba w'umunyarwanda sokuru wanjye yitwa Rugemangabo w'umunyarwanda urabyumva neza hano ku mupaka muzagende hano ku mupaka muzabaze urabyumva neza mama wanjye ni umurundi kazi witwa Uwimana Maria Gorete uvuka ahantu bita Ingozi ku Ruhororo ku Mubanga kurakaje Dr. nukuri nubwo uvuga ngo ntacyo bigutwara ariko birababaza no abantu baje bavuga ariko nje ntacyo byantwara nje ntacyo byantwara kubera ko nzi wundi urabyumva neza nzi wundi we ibyo nje ntago byandakaza so urakoze cyane Dr. murakoze cyane God bless you karibu cyane uyu munsi